komera. kari karyoshye. Kari kameze neza sheri. Ariga mukorera ibintu byiza. Sheri. Sheri? Sheri? Sheri. Umeze neza? Sheri? Sheri. Nakwemeje pe igicucu gusa bose uri hano mu byungo mu bisi byose gura zone ufite gusa icyo naragukoze pe ndaje mwibe mucucure ku buryo buri kantu kose uzasigara uri zeru igicucu gusa komeza ibyo urimo nakubwira iki byose mu kanya ndaje gushakire n'imyenda sibyo urasumese ko kireba gusa
umukristo umva ubwo buntu narakijijwe murwa mu byaha njye ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba njye ndi umukristo n'umutabazi unambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha mfite umugaba umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha njye ndi umukristo ndumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru njye ndi umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku mana yacu na nzaribayo na nimiruwo abaho bose baguwe neza na nzaribayo na nimiruwo abaho bose baguwe neza njye ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza ibyago byose urakoze ibigeragezo byose biba nta wundi ndabona bibaho nkanjye kuko Mana nacumuye iki igihe nahereye nsenga ngo ndasubizwa nzasubizwa ryari si ubwo ku wundi Imana ibaho ese nimba ibaho kuki itansubiza bya byumba by'amasengesho byose nahoze Mana yo mu ijuru kuko burya utanyumva igihe nahereye nsenga kuki nasubizwa amasaha we turabazi ko umuntu aba ari bize mu kazi